Mai rero nkuko nabigusobanuriye landlord w'ahantu akunda abantu bitonetse b'abakristo yitonda ndi n'umukristo cyangwa ibyo ni bubyujuje ikintu cyangombwa agomba kugenderaho kubariza amategeko n'amabwiriza ya landlord. Hano harimo amategeko n'amabwiriza se amaye umva ngubwire make ngewe nzi gutaha utinze yego gare kubura inzu icyo nta kibazo kikirimo banza wumve kuvoma amazi menshi igare gutaha kuzana abakobwa mu nzu igare gufunga wiki icyo rwose ntago cyangundira pe abakobwa nanjye urabizi ndabakunda pe ntago byakunda ibyo rero tutiriwe tujya kureba landlord ikatusubirira oya ntago nasubirayo iyo tutuyirutse igihe mane ntago nayabona Daniel wanasubira ya komisiyo nayabona oya reka komisiyo zasubiza ko nta kibazo ariko reka nkwereke ikintu cy'abakobwa tugikiwe abakobwa nzaza bisangirwa wabo urimo satani undi se wabahagaritse cyangwa ugashaka umudamu ukamurongora ukamugira umudamu ko landlord yabyemera ndacyari muto uracyari muto kukijya kwinobeka mu busambanyi kubera iki warongoye kiri muto nanjye naye mbyibagiwe landlord nagakunda abakobwa ndetse n'abadamu werashaka wojyemo wenyine ngaho ni mu nyumvire none se ubundi abigenza gute sinshobora kureka inzu sinshobora no kureka abakobwa hitamo kimwe God have mercy isema abakobwa oya misema inzu ariko ubundi ubwo bukozi bw'ibibi mujyamo mwaburetse usibye na landlord n'Imana icyo cyaha ni igikunda wakiretse ukibera mu nzu sawa nge nzajya mbasangayo naribo biretse ko n'Imana idakunda ibyo ariko se kuba nzaza mbasangaho ufite iki kibazo sawa nta kibazo hari amategeko n'amabwiriza menshi ugomba kugenderaho urane uko nanze kubikuvuga ko no gucomeka telefone yari rimwe ku munsi wiki pasiyo ni ugufungwa umuriro nzaza mwigurira nyine banza wumve gucomeka fone nukubura inzu urabizi turashize noneho nose ko inzu gucana ipasi rero mu nzu ya landlord nukugufunga njye mbikubwiye nk'inshuti yanjye hari amategeko n'amabwiriza ugomba kugenda wayica hari ayo kubura inzu hari nayo ufungiye ubise reka nkubwire nose nta kuntu nakongera amafaranga ariko bakareka ibyo nkajya mbikora ntabwo ufite bishyuye nanga niyo wanayigura nazageze niyo wayigura ikintu gikenewe hariya ntabwo ari amafaranga igikenewe no kugendera ku mabwiriza n'iki n'amategeko none se ko numva landlord duhana dashobotse ariko nta kibazo yewe kubera ndi umukristo nanasenga nagashobotse gute ku nzu ye wagiye ukajya gushaka ku bandi bantu wagiye mu biryo ubundi mu biryo wabonamo inzu oya inzu urabizi iyo tuyirukanse igihe narayibuze ubundi se ko byoroshye wagiye mu biryo wa muga niko mbyibutse ujya no kwira kari agapira aho kaho ko mu marange ukavanga rwapfa tugende suma ivayo hano ukaraza umusatsi uragiye urabizi neza ko ubone inzu nose warunyanya kwiba ufite wowe nose warunyanya kwiba wallahi uzko ni nko kukwirukana muri Afrika ukagera Europe wari uzko bakwakira wowe okay none reka nkwereke gende siba musauretse kwihuta umva mbwira waretse no sobanza kandi karuka urabibaza landlord majina la Yesu mundebere umuntu Sume nganyishyura ngenda ngaho nyumvire ndakwishyura sinzu narayibona Sume washaka gukomeza ibintu genzi nayikubwiye kandi ndabizi ko biri bishimye wati mbiriza none urashaka bigenda gute bande ndakubaza none se kugiye ntabwo bufite oya nta kibazo turasubira ngo landlord hafi yawe yakwegera umusobanuro ukuntu uri kumusenyera inzu none se komisiyo yawe oya nta kibazo nzaza kuyafata ubutaha ntabwo bufite harahugera ibintu bikagucanga ise kakwikaragera ku mutwe ubu uri muzima niko kigoryo kuri kunsenyera inzu akose ubu ndayisenye koko ubuse ahantu ari hapomotse gucyanga ahantu nasanze rwose umva aho ugomba kumeza amafaranga yo kubakisha mu musenyanga gute urabona uburyo cy'umusenyera inzu wowe ubusinzu ndayisenye wowe uraryama ku nzu iguye none si ubwo ngubu koko ni wowe landlord ahubwo gabanya amagambo byo kwa ndi landlord byo ntabwo ndi kukubaza ndi kukubwira ukuntu ujya kunyishyuriza iyi nzu rero nuko nayisanze pe nyumva nanjye ntabwo ari uko wayisanze maze sintazi uyiryamyeho none se ubundi ndayishyura ngahe urame 20 no gusigira
ubu uri muzima. ayo yose nka Landlord wakoresha ibi. Okay, sawa reka rero nze mbikorohereze muneza. Yego. Aya mafaranga ntago tuyameza none aha arayo kubaka ngaha. Yego. Ahubwo uze kuyakoma ko y'inzu. Oya y'inzu ndayafite yose yo nta kibazo. Nyine wongereho nayo kubaka ngaha no ndi uransinya nkwiyorere gutyo gusa. Ako se Landlord wakoresha ibintu wa mugabo. Ni gute se nabyoroheje nkubye ko amafaranga uri yameze mu ntoki. Ariko si umugabo dutangiye gushwana aka kanya naraba mu nzu ko ubu bizagenda bite ni mara. None uzajya usenyera inzu nkwiyorere. Oya ariko ntago inzu yawe nyisenye no kunyisa. None se yanga nuko wayisanze. Musanze utayiryamye hose. Mvugishije ukuri pe. Mvugishije ukuri nuko nahasanze rwose. Andika akanyenyeri 182. Turashize none. Inda nindakiye. Ndashiraho 2 byonyine. 2020 ko. Wati imbirizi. Ushaka kuzabura abazimu. Urimo satani. Nabujye bagira. Ntabwo ari gusa. Umva. Shiramo Kaya inzu naba nayiretse ne bugira abazimu. Wagiye se. Kugira ngo niba cyo bajya baza kumbaza inzu anga. Reka nyishire. 078. 078. Asundi wa muhungu akuzanye ntabwo yayikubwiye. 078. 6 niba utayifashuza ngaho ziba nabyumva. Subiriramo rimwe. umva ndakwiyana no saa nindi uyohereje tugene sinzi uri gushaka nyine n'inzu ndi gushaka ariko nanjye sure 2020 ntwaye nzabigukata nta bintu byakose uri bunyaka nibiza ari yasuzaye inka tukumva tugende mwerekezo ariko nta bintu byakose yo birimo tugende mwerekezo senyi ntabwo uri kumva Sumari tonde dore inzu ngiyi wayibona. Urusinzi ubu nayibonye ndi hanze. Utayireba se ubu ntabwo uri kwibona do amakosa ngariya umuryango nguyu n'umutuku rungurukamo imbere urayibona harimo n'imwe. Ntiwayibonye se? Nusu ndayibonye nyine. Nicyo utarebye se. Nicyo ukora kiri kubura. Landlord nzajya nkwishyura neza nanjye reka mbanze ndebe inzu. Inzu wayibonye no se nari kintu utari kubona wowe urashaka kureba iki kintu. Ubu se ndi kubona mezire za. Mezire za sore zishaka mu. Yes we. Ubwo nzanye matera. Uzaba muri mezire ho. Nzanye matera nikwirwemo. Nikwirwemo tuzayikata ikati igipande kiri kuraho ubundi kwirwemo. Landlord ngiye inzu ndayiretse. Umva se nyine. Urashaka ibintu byo kwiyangisha inzu maze kunsenyera igikuta ara turabonana. Mucapa. Igikuta se ibyo wambwira biwe. Umva nyine mubwire inzu dore ngiye. Inzu ifite umuryango w'ikirahuri, ifite umuryango w'icyuma nta bajura bazagufata. Urumva asigaye ahubwo wowe ubwira ngo tujye mu biciro umubwira amategeko y'inzu ubundi yibemo. Landlord ku inzu inyuma ari nziza byo biragaragara. Ariko imbere imeze ite? Nyine akeza no si byiza by'inyuma sibyo by'imbere. No so uratekereza ko nawe narubatse inzu nziza hanze mu imbere isa nabi. ngaho ziba nabyumva. Umva mugabo. Ikintu kigezweho ahubwo kamubwira amategeko. Okay ngambira amategeko n'amabwiriza y'inzu. Icyambere amafaranga ni 30,000. Akora amafaranga menshi. Ku cyumweru ukwezi. Ku kwezi. Urashaka kuzaryama ku cyumweru? Oya ku kwezi. Ntabyo ntari binabyemera. Ku kwezi. Niba ari ku kwezi rero ukuntu gahunda zanga zimeze. Itiyo ryacu ryo riba he? Riba ari haruguru. Njye nakubwiye ko ikibazo cy'amafaranga ntacyo mfite ahubwo mbwira nyine nibyo by'amazi. Nyine nibyo ngiye kugusobanurira. Itiyo ry'amazi riba ari haruguru. Kuvoma ni ijerekani rimwe mu cyumweru. Usi ijerekani imwe ku cyumweru gayandi. Oya wiburana. Umva oya wimburanya amategeko n'ay'inzu yanjye birumvikana. Ibyo birumva. Kandi ndacyakomeza no kukubwira nti. Urumva rero ntuzanteka n'inyamanga njye ntaziriye nyamuneka. Iyi ntabwo ari inda, iyi iyi ni ni indogano. ikibazo kandi. None se uranterera abana merwe kubera iki uzazibahahira wowe? Ukibwo nari bisawa. Okay turacyakomeje n'amategeko. Gutaha nijoro. Amasaha ntarengo ni 3:00 z'ijoro. Aho nari. Saa 3 Aho nari yo wavuga saa 2 nari. Okay, aho twahuje rero inzu urayibonye. Ubu rete sindarangiza. Ikindi kintu. What's imbirisi? Uzibeshuza n'umukobwa anga muri. Ibintu by'abakobwa rwose ibintu by'abakobwa. Oya ndi kuvuga ngo ibintu by'abakobwa byose njya bigendamo. Ntabwo byo bigendamo. Nukuri pe. Rose ibisa twara biteretse kugira ngo uzajye byerekana. Nyine abakobwa. Abakobwa nyine birumvikana bwa burayi. Bande. Social media. Umva nyine mubwire social media hano mu nzu yanjye ntabwo mushakamo hano. Uwo mediatrice ntabwo mushaka no mu nzu yanjye birumvikana. Social media ni imbuga nkoranyambaga. Nyine ntabwo mbishaka no mu nzu yanjye. Mugihe njye ntabyo nkoresha nawe ntabwo ugomba kubikoresha. Okay sawa. Ikindi kintu aricyo cyanyuma. Urumva ugomba kuzajya wishyura ku itariki ya mbere hajye no mu itariki zingana. Tariki ya mbere. Itariki ya mbere tumeze aho avance. Nako aya mbere. Na ayo se siyo nyine ndi bugwenzaza nishyura ku itariki ya mbere turi no ku itariki ya mbere urumva tuzagendana neza. Aho uri gutinda urinjira mu nzu uhitumeza amafaranga. Ayo nari yo mezi 3 yawe nayitwaje. Okay sawa ibyo birumvikanye rero. Ubwo numva rero niba ari ikintu cy'ingenzi gisigaye nakubwiye uzagenda ukibona mu buzima busanzwe. Oya nta bintu bindi utambwiye ibyo twemeranyije n'ibyo. Ngo kwizanira abakobwa nzabaza nako abakobwa sinzabazana twabyemeranyije. Wenda ashobora kunsura bisanzwe gatoya kahita ariko nta bintu byo kuzana abakobwa. Nta byo kugusura utegeka kwimuka wenyine. Nyine n'ubundi nzajyamo hano njyenyine birumvikana. Umukobwa ashobora nko kuza iminota 2 isaha imwe amasaha 2 agataha. Ibyo ndabyanze rero. Ubu uri Ibyo muzima. ndabyanze.
ku itariki ebyiri sanga utarishyura inzu uzajya usanga imbere y'umuryango bisakubangamira. sinjya nishyura nabi ibyo byo Simayiri mbyiyiziho. Sawa. Yego landlord rero sumbye amategeko n'amabwiriza y'inzu yawe. Yego. Nizere ko nta kibazo kindi dusigaranye. Sawa. Genda rero uze wimuke mu nzu yawe. Sawa. Uzana ibikoresho vuba vuba. Kwa mbere ejo mu gitondo. Sawa. Ariko uzishyura ku itariki ya mbere. Sinzi yanzu no kubaye tunzi ibintu biki. God have mercy upon us. Landlord. Kamoso. Kamoso. Asesha nyuma yo kumara igihe utishyura inzu yanjye no kunyabiza. Ubigenze bite? Kuki wamfungiye inzu byagenze bite? Inzu se niya warayubatse wowe. None tabanye ntabona kwishura. Wowe waranyishyuye se bivuze kuzajya uba mu nzu waje mu kumva sana. Wambwiye ko inzu yanjye uzajya uzazanamo intebe ukazanamo matera. None harimo igiti. Nasinya mu ryama ku mikeka wowe. Sinayisuye se. Bigatuma umfungira inzu se. Ntayifunga. Uzaba mu nzu yanjye yanduza gutya abantu abashitsi nibaza bakazagusura bagasanga. None njye kabanje baje bakabahera hanze. Uragira ngo bigende bite? Umva inzu yanjye ntabwo ari igikari wa mugabo. Urumva neza. Nanjye ndakwishyuye rero. Ako Sisimanya, urabyizeye neza yuko ahantu tugiye bari bunyemere ko tubana? Ahantu tugiyeho ndabizi neza barabyemera. Ariko aba birasaba kondisiyo, birasaba kuba witwararika. Nyizihe se ubwo ngubwo? Icya mbere birasaba kuba utagira umwanda kandi ukazabasha kwihanganira koga ibidimwe mu cyumweru. Koga ibidimwe mu cyumweru? Ibyo se byabaye he? Niyo koga gusa se kariyo gukoresha ibintu byose ahubwo mu cyumweru. Ese ko waranyishyuye bivuze ko inzu yanjye uzajya uyisasamo ibyatsi uryamamo nk'inka ngira cumbikiye inka se? Yese kuba ntagira amatara guhengaza rwo kumfungira inzu kandi narayishuye ku kwezi. Nese ko warishyuye ukwezi bivuze kuzajya usasa ibyatsi mu nzu yanjye ukaryama nk'inka. Si gahunda zanjye. Umviza ko ari gahunda zawe rero njye ntabwo bindeba nanjye inzu ni iyanjye. Nanjye kuba narakwishuye rero ngomba kujyamo uko nshaka. Umva ntabwo uri bundarane rero muri ino nzu n'umunsi. Ndayiraramo. Nutazana amatera ngo uyinjiremo ntabwo uri buyinjiremo. Ibyo wigira byose ndayiraramo. Ngaho nyumvira. Mwanga se tugiye kuba mu buhe buryo? Muri ubwo buryo nyine. None se hari ahandi uzi washatse ngo tujye kuhaba? Wati mbiri. Nyine nawe. Umva nkubwire banza wumva. Ahantu tugiye kubaha barandilodi w'igisazi. Ariko nubwo ari igisazi nanone n'umunyamahoro mu gihe wagendeye ku mategeko n'amabwiriza yo kuba mu nzu ze. Ndabyemera ibyo. Rero umva ukuntu ibintu bimeze. Ugomba kwitwararika nta bintu byo kugira ngo utangire uhite ugaragaza imico yacu hakiri kare. Shangiye ariko ndakana keza. Kwanza mviranga. Nanjye ntawe ndi buve. Hanyuma se biragenda gute? Ndayiraramo. Urayiraramo se nakubwiye ati utarazana amatera ntabwo uri buraramo. Uko byagenda kose ntago ndi wiva. Njye ntabwo ncumbikiye inganga urava mu hano. Ndayiraramo uyu munsi. Uba nubona uri munini ndakuzingazinga. Ntaho ndi buje. Iwacu Ntaho ndi bufata. iwanyu bariya. Fata amafaranga yanjye. Amafaranga yawe se inzu yanjye wayigize umwanda ngo ngusubize amafaranga yanjye nanjye jahandi. Subiza amafaranga yanjye nawe. Nawe subiza amafaranga yanjye. Umva niturwana nanga wa mugabo. Ntacyo turumvuka. Subiza amafaranga uguma n'inzu yawe. Kuramo amenyo. Umva uri muzima. Ibyo bubiretse ibyo kuba uri akana keza ntibivuze kubana na landlord uri hariya neza. None ubwo Ikiriho ni uko ugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza ya nyirinzu. Hanyuma ukabaho nk'uko nanjye ngomba kuzajya mbaho. sawa nawe. Umva chishkwana sinyini. Ariko wakigurije. Ndakuze muri none. Majina na Yesu ndebere uyu. Jina nakuvuna jero. Umva jina nakuvuna ndi. Jina nakuvuna jero. Sinyini. Socha muso. Ntabwo bufite. Soka sinyini. Socha muso. Ariko sinande ugiye kungushiza ibikoresho kuri byatsi nasite mu nzu yawe. Kutongera amezi atutagiye kubimfa gusa nyuma yo gukora iryo kosa. Ndagiye ariko ngomba kubibwira mudugudu. Bande ndakubaza. Smile ngwino. Dere ibyo kwimo. Ni ibikoresho nicyo utabona. Ibikoresho se bihuriye n'umuntu. Urimo satanisha. Ntabwo ari gusa. Wenda kubwira kwimura ibikoresho ukazana n'abantu. Nujye kuzaba mu nzu wenyine. Nose kuba nimutse mu nzu n'umuntu akanatsura bitwaye iki? Agusura gute se ibyo bintu twarabivuganye. Kandi warambwiye ko icyo utemera ari abakobwa. Nose ko wambwiye kuzaba mu nzu wenyine none wagiye gushaka undi muntu uzagufasha kunsenyera inzu. Amfasha gusenya inzu gute ko twe tuje kuba mu nzu tutaje kuyisenya? Mwana yisenya da. Nose mwaba mu nzu muri ibihungu bibiri ni mu Rwanda mu byo urabona byareza ko ari umukobwa. Gute se kandi umukobwa se ni wamwanze? Nyine naramwanze. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi? Ni bitwumvikane. Njye nagwaye avance nushaka kumbwira nkwereze n'andi mezi. Ariko utaranayongeraho we nuriya muhungu ntabwo mumbana muri iriya. None se sheri ko muri gutinda turaruhuka ryari? Kwakina bizi. God have mercy upon us. Menya ubwenge sha. nakwishyeye yahamani.